duheruka Rwamwiza ashakira amahoro ikizu kituzuye cyo kubamo. Ubwigunge se, gutwita nta kimuramira, mbega ubuzima we. Ntucikwe. Sheri, Helena wanjye. Baba. Utangiye bya Sheri cyangwa se uhamagaye? Ni wowe da? Niko se. Ntabwo ujya mu kazi se? Ndajyayo. Si cyo kinzinduye se? Ese. Nakusukiye amazi mwibase ngo wihumure ubone kukajyamo. Dore ngariya ku kabaraza. Ubundi se ndabanoga iki ngiye mu murimo? Si ngombwa rwose wivuniye ubusa. Yashapfa kuyoga herere. Gira umurava nabikoranye. Sibyo se? Yewe gakindi. Iki se? Sabone se ire ko ntayibona. Yewe nayibuze nanjye mfa gukaraba amazi masa. Yo yashize di. Nguko rero. Nibutse ko akazi kanyuma naraye nkoze nimugoroba njya kurangiza kashwanyaguritse. Mfa koga amazi gusa rero. Oya mwana. Kana umwana yizana. Ndeka neze. Kanezero. Karame mama. Urambara ngo ujye kwiga mbese? Nibwo nyirangiza kwisiga. Woza isabune ukuye he? Umuhore murebe. Ubwo urashaka kujya ku ishuri utoze neza usanga untejuru ubwa mu barimu no mu banyeshuri bagenzi bawe. Gira vuba ngo ujye kuri botike uzane isabune twese twoge. Nawe kandi urongera woge dore wipfubije. Ntabwo nzasubira kuri botike. Ngo iki? Uyu mukobwa ara? Kubera iki? Iyo ngiye kuri botike nkasanga abantu barandeba bagaseka bikambabaza. None se nowe bavuga mwana wa? Ngira kibondo. Ngira niba koko ari wowe bavuga. Unambwira ibyo bavuga n'ababivuze. Ubundi mite njya kubarega bakurikize kavutse. Ntabwo mbizi. Icecekere. Ariko nyine mba mbona bandeba cyane. Ngakeka yuko ari ngiye bari kuvuga. Kanezero mwana wanjye. Karame. Ndabizi byakubayeho byaraguhungabanyije ku buryo uhora wikanga abantu bose. Ariko siko byakagombye kumera. Sibyo? Uwaguhemukiye ni kavutse kandi abantu bose ntibafite umutima nk'uwo. Sibyo? Humura kibondo cyanjye. Aba bantu si wowe bavugaga. Bari bibereye mu byabo. Sibyo mwana wa? Yego. Ngaho ngwino ujya kunzanira isabune. Naho njya mama, naho njya rwose. Nyagasani we, ngaho byihorere nigireyo. Ubundi se ko mbona wanga gusohoka mu nzu no kwiga ntujyayo. Alo Sheri. Hello. Waramutse neza mugabo nkunda. Waramutse neza mugore mwiza. Uracyajyanye se ko numva ijwi risohoka niryiyoroshe? Ashwida, ahubwo nuko nkwitabye nunamye ndi gufunga rase z'inkweto. Ese? Hanyuma se mabukomerewe ate? Ntibarabasezerera? Ngiki? Nari nkubaje nti mabukomerewe ate ntabwo barabasezerera? Yewe, araho buhoro ntibaradusezerera wa muntu. Baba we. Igitekerezo cyo kudusezerera vuba. Baba we. Muragije Yezu nta kindi. Mwihangane pe. Murakoze. Hanyuma rero ikintu nashaka kukubwira. Ndakumva Sheri. Kubera ko ejo nashaka kunyarukira ku kigo nderabuzima gukingiza tete urukingo rw'amezi 9. Ndagira ngo ab'Imana naza kutugemurira uzamumpere yafishi y'ubuzima bw'umwana. Kuko ntabwo namujyana ntayitwaza. Harya nejo? Ntambwire ko wari warabyibagiwe. Yewega. Kabishwe ko bavuga ko umugore n'umugabo buzuzanya ndetse umwe akamumufasha wundi. Sora. Iyo nza kuba ari njye nyine urera teta. Sha abacikanwe n'urukingo n'ukuri. Mama. Kandi rwose ibyo bintu byandika ahantu utazongera ukabyibagirwa. Buretse gukupa nkubwire Sora. Ndakumva ntacyo. Ese ni ngombwa ko ari ujyana teta kumukingiza? Hari icyo se Sheri? Oya rwose si ngombwa. Ahubwo nyenzaza mwijyanire hanyuma nawe ukomeze kwita ku mubyeyi.
yego urakoze cyane mugabo. erega no kwikorera sheri si ngombwa kunshimira. ubundi se koko urumva ari kuzategereza ab'Imana ugemura saa sita akaba ari bujyana umwana kumukingiza? si uko se wa mugani. ubwo rero bivuze ko uza kumufata mu gitondo kare cyane. mutambuke mu mbere mujyana ni karibu rwose. urakoze cyane maho. wakwicara kuri iki kijerekani dore ko ariyo ntebe ngira aha, wakomeza mu cyumba ukicara ku buriri urahitamo icyo ushaka. nicara kuri iki kijerekani se wowe uricara? yego aha se ko ari iwanjye niyo nakuba ikibero hasi rwose ntawanseka. ye baba we oya reka twicare mu cyumba niho buri wese abona aho yicara. nta kibazo rwose icara hirya. niko se maho ndakumva. kuki bahisemo kuza kuba muri iki gihugu? iki kizu kituziye ko kuzakibyariramo? ye baba we mbega imibu nyagasani we. iki kizu kituziye kindekire mujyana. kabira babaje pe. none se nari kuba heko kwa kindi giti bari banyirukanye nkabura nuko nshakisha inzu. nacyo ndagishimira Imana kuko wakindangiye kuri njye ubu yitwa Mugiraneza. icyo nari nkeneye se ko kwari ukubona aho ndambika umusaya ntabongera ninda ntwite. yewe twivugira ibindi by'iki kizu kituzuye tube tubiretse. ariko icyo ntari bwirengagiza ngo binkundire ni iyi mibu. niko ye ntunarara no mu nzitiramibu koko? reka kuva nabaho sinkunda inzitiramibu mujyana, yarananiye neza neza. ubu rero maho ndakumva. kurara mu nzitiramibu ntibikina amahitamo yawe, ahubwo ni ngombwa. umuntu uwo ari we wese agomba kurara mu nzitiramibu kugira ngo yirinde kurumwa n'umubu utera malariya, by'umwihariko ku bagore batwite nkawe ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 5. malariya irabazahaza pe kubera intege nke z'umubiri baba bafite. kandi rega amahoro inzitiramibu yibona ku buntu nta kiguzi. wiseka mujyanama rwose. ubwo uratangiye na za nyigisho zawe, nyibwira ibyari bikuzanye n'ibijyanye no gutwita kwanjye byihorere. ugira ngo si ibyo byari binzanye se hari ikindi? koko se nyuma yo kumenya inkuru y'uko utwite nahise mfata umwanzuro wo kuza kukureba kugira ngo ngukurikirane, mbese nguhe serivisi zose ziri mu nshingano zanjye nk'umujyanama w'ubuzima. yego mana yanjye burya nanjye mahoro nabasha kwibukwa ntyo. hanyuma se maho karame wigeze ujya gupimisha inda na rimwe? mva ngo araseka. ariko mujyanama rwose uri umutesi. reka nibyo uburyo nahishahishaga se nari kuyetetana nte ngo ngiye kwipimisha ntaho nagiye rwose. umwana wanjye ni Harindimana. ni Harindimana ariko Imana ifasha uyifashije gusa nyine ntarirarenga. ubu noneho watangira kujya kwipimisha kugira ngo bakurikirane uko umwana ameze mu nda. ntabwo byoroshye rega, ugomba kubikora. ariko ubwo wenda unyeretse ko ntekereza nk'abandi bagore bose batwite ubanza bizantera akanyabugabo nkajya njyayo. oya rwose ugomba kujya ku kigo nderabuzima bakagupima. bazanaguha inzitiramubu kandi ntuzi ko malariya izengereza cyane cyane abagore batwite ndetse ikagira n'ingaruka ku utwite, yanahatakariza ubuzima da. oya nanone urupfu ruragatsindwa. ahubwo ejo kare nzasimbukirayo cyane rwose. harya kubapimira ku bitaro cyangwa uzajye ku kigo nderabuzima kandi uzibuka kujyana na se w'umwana. ego ko we ikindi ntiyabyemera rwose kuko nitubanye neza na gato. ntacyo. ubwo mbere y'uko ujya kwipimisha uzabanza ujye kwaka igipapuro cyemeza ko nta mugabo ufite. ngaho da icyo se cyo bacyakaye bacyaka nde? sheri karame marigari. kuko mana yanjye ese ubaka kanya ubise usinzira kabe? ni mama nanjye sinzi uko agatotsi kanyibye marigari. cyangwa nuko umushyikirano w'uyu munsi wari nk'ubuki. mfasha uririrwa ubaza. usinzira pe. niyo mpamvu rwose ntushakira ahandi. urumva nyine nyuma yaho mpise nitera utuzi nkirambika umusaya ngo ngutegereza tugire ibyo tuganira mba ndasinziriye. ngaho ugeze hirya akagomba gushikamira. cyakora sheri hari icyo maze kubona. ayiwe ukibonye sheri? ni igiki?
kunseka se ntabwo utasimbuka ugahanuka ku gitanda iki se ubwo se wikanze iki none se ubonye igiki subiza agati impembero yewe nari nkomereje ku byo twavugaga by'umushyikirano wacu baba humura rwose ubu numva ugiye kumbwira urusimba wabonye nko munsi y'igitanda nk'urukeri se cyangwa se ikinyenzi cyangwa urundi runtu mwana we nawe humura rwose ahubwo icyo nashaka kukubwira amaze kubona ni uko uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro butoza abashakanye indangagaciro z'ubunyangamugayo gukundana gufatanya kudacana inyuma ubudahemuka yewe ndetse n'ibindi nibyo rwose none se nkwibarize sheri karame wahora muri rwasera nk'iyo kwa kindi giti aho wihavuka ukazibuka kwimura isaro ry'urunigi ntabyo wakwibuka wahora muri rwasera nk'iriya se ukwezi k'umugore ntiguhindagura icyo uko kwiboneye uretse n'ibyo ahubwo iyo muhora mushondana n'iyo umwe yibagiwe gukurikiza amabwiriza yo guteganya imbyaro ntabona umwibutsa kuko baba barebana y'ingwe gira uti n'uwo mushyikirano w'injyana muntu twishimira iyo tugeze mu masaro y'ikijuju ntibamenye ubwiza bwawo ahubwo di unyibukije akantu maze iminsi nshaka kukubaza bikanshaho ni agaki waretse tugakurikiza keza uranyumvira shirira ngo naretse ukagira ngo wigeze ubimbwira ndabyanga ntabwo wabyanze icyo gitekerezo ugira ngo nagisubize inyuma koko sheri nibyo cyane ko igihe cyo gukurikiza keza twari twarihaye cyanarenze keza se wagira ngo ntamaze kuba inkumi sheri imyaka 6 igezemo da kandi twari twarihaye 5 rwose nta kibazo cyo kongera gusama ntiwumva kuko twageze igihe cyo guteganyiriza umuryango wacu kandi n'umugore wanjye nkunda cyane Margarita yabonye igihe gihagije cyo kuruhuka sibyo sheri nibyo rwose none se kabera wanjye tuzapfe guhagarika gukoresha urunigi gutyo tutamenyesheje mukesha byiza ni uko twabimenyesha mukesha wenda yanatwungura izindi nama zadufasha mu rugendo rwacu rwo gutwita cyakora none se sheri ndakumva tugiyeyo mu gitondo hari icyo nyuma y'imyaka 6 Margarita na Kabera biyemeje gukurikiza umwana wabo mbega ukuntu ari byiza naho Mahoro we se azashyira ajye gupimisha inda ntuzacikwe ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel itambuka kuri Radio Rwanda kuwa 2 isaa 12:15 z'umugoroba kuwa 3 isaa 2:15 z'ijoro no kuwa 4 saa 12:15 z'umugoroba ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa 5 saa 2:15 z'ijoro no kuwa 6 saa 8:00 z'amanywa mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789131320 cyangwa se 0788435206 bitihise ukatwandikira kuri email adresse ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. inkingi y'amahoro. uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.